Kuri family muraba agaciro muraba ingenzi. Uyu mugabo yarambeshye ngo yageze igoma. Ese koko ntago ari ya technology dusanzwe tuzi. Technologia ntago ari technology. Ntago ari technology, ni technology. Narahageze. C'est vrai. C'est vrai si. Muri Kongo narahageze igoma narahageze. Impamvu mbivuga. Se koko warahageze. Pe wari wambaye ukuntu wari wambaye wagira ngo ari umuterana amakofi. Nabikubonanyeho ku Kibuye urukundo. Nagiye ku Kibuye, nagiye mu nkambi yo ku Kibuye, nagiye. Ndavuga ati ariko rero hari ibi bintu byari byo ku Kibuye. Ngiye gusura famille. Huje n'igoma kugira ngo ushyushye inkuru. Oya. Ntago ari gushyushya inkuru, narahageze. Ugera igoma. Narahinjiye igoma. Hari akantu nigeze numvishije. Uri kujyohereza abanyamakuru. Bambira abaturage. Yego. Ngo kabutembo. Ngo kabutembo ukiruka. Wagera ku wundi. Kabutembo. Ukiruka. Kabutembo. Aho washakaga. Ko nta muntu nabonye uhagararana nawe ngo umubaze ngo kabutembo iteye ite. Bo hariya kwako ari je ufite microphone. Ntago mwagerageje kumva amagambo bari kuvuga. Ariko hari abasore batatu bari bahagaze ku ruhande. Narabajije wese aha hantu turi ni hehe? Ni Captain. Baramya Captain. Kwa Iva. Rova. Captain kwa Iva. Anyine no nkansubira mu Captain no nkayambaza abandi bantu. Ariko ntaciye mu ryuvuga. Uyoka igiswahili neza? Mbo. Gake. Niyo mpamvu cyangwa wirukankaga. Oya ni gake kubera ko yakubwira ngo ya akavuga yumubwira ngo yumubaza ngo Captain akakubwira ngo akakusubiza wenda mu rurimi rw'iwacu ngo ye ngira ngo mwari guhagararana kanya mbo byari kugorana nari gutangenda ntabuze w'igifaransa rero yansubiza nk'iringara niho bari guhagarara yahaza nk'iringara nari gutamubwira ngo akamwana Captain nange tambira akavuga ngo yasolo ubona yari gushaka ikindi kijambo musubiza cyo mwiringara giturutse aho ariko mu byukuri nari guta nganga dukomeje nagiye ku Kibuye mu nkambi ku Kibuye hazi Kibuye narayizamutse uramusozi narawuzamutse n'amaguru hari ahantu ari mu so rero mva ku Kibuye nsura abavandimwe hanyuma nza kugira ni Rubavu nsura abavandimwe hanyuma ngirirwa n'amahirwe kugira igoma mu mujyi wa Goma. Nabonye warasuye inka yitwa Pamela. Nasuye Pamela. Iriya nka rero arahari inyibutse indi nka ariko iyo nkira cyari bato. Nawe yitwa Pamela? Oya? Zirasa testuelle. Okay. So rero nageze igoma ngira ibyishimo bidasanzwe niho nabonye mu TV hasi. Nyabonye upfukama. Ngego. Iyo gupfukama bifite irihe zina bifite irihe shusho wabyitiki twabyitiki muri rusange. Wabyita amarangamutima yanjye. Hariya hantu nabonye Willy Ngoma yarapfukamye. Hari ingoma wagende mu bihangano bya kwikiri naramvuga ati nanjye nimpagera nzahakubita TV bro. Hageze rero mbona movement noneho ikintu cyampaye ibyishimo bidasanzwe ni uburyo M23 ingabo za M23 zanyakiriye. Ese koko wabonanye nazo? Ya. Wa mbere wabonanye nawe witwa nde? Nabonanye na Willy Ngoma. Kwikiri umuvugizi? Yes. Umuvugizi murabonana? Ya naramubonye. Kirashaka buryo urakagabo. Rumva Willy Ngoma naramubonye abo bita banzamuye narabonye. Colonel Nzamuye naramubonye. Jimmy? Yes. Hari n'abandi ntazi nabonye nagiriwe amahirwe yo kubona. C'est vrai? Yes. Ubwo rero uburyo banyakiriye niyo byanshimishije cyane. Barangije barambwira ati niba ushaka no kwifotoza baguha umwanya ugende ujye kuri rompo ya mbere ujye kuri
rompe chikudu chika irabaita tukuma igihwera hwera ngo bayita ngo rompe chikudu baravuga ati ngo nongeye ibintu byishimo byari byanshimishije cyane nandi hamwe na madamu wanjye urumva turahagerana ariko ngiye ntabwo nifuza namubonye nawe yagiye guhumbura uturira we ntabwo nifuza ko hajya birero namubujije waruzi ngo gisegete sarazana sukoye namubujije ndabati umutwe wawe koko sukoye yibuze reka baze gukuraho agatwe kanjye sukoye buriya sukoye yifite ingufu zo kumena uwo mutwe cyangwa sukoye abifite ikibazo hari umugabo twari duturanye wari ubyibushye ageze mu bigo imodoka iramugonga avuga ati runaka imodoka yamugonze ngo ariko mu kigo rero bari ku iyo modoka yahuma niwe gaye ubure ngo yasigayeho iyo modoka ariko buriya yakoze he nawe suko yari cyari kugutwara koko imodoka iragomba we kandi umugabo ari mu bitaro ariko urubuga ngo yagorwa yahumaniwe iyo modoka pe urumva ariko mama yake arankundira avuga ati ngewe nanjye ninshake nuhagwa nanjye mpagwa kamajesha ati tugomba kuhagerana c'est vrai turagenda ariko ngewe uburyo rero batubonye nyina mama yake kababwira ko ari abakavuga tukabasobanura ko ari madamu n'umugabo iyo byabatunguye les enfants batwitaho babona abana nyine bashimiye baravuga ati kabisa hanyuma bashimira abantu bo muri Finland barabashimiye cyane umuryango mugari wa Finland barabashimiye cyane ubutumwa bubagereho abantu muri Finland abayobozi b'I23 barambwiye ngo nzabashimire cyane ati rwose babahoza ku ubonanye n'abakuru ba M23 FC yes barakwakira urishima uranezerwa uburyo batwakiriye n'ibyo bintu byadushimishije kuba uvuze bari abagabo birashoboka yuko ari ukuri n'inyangamugayo bafite igisirikare gifite discipline bakunda abantu ute bafite igisirikare gifite discipline ute kandi ari inyeshyamba inyeshyamba zifite discipline naze mvuge gute ngiye kamubwira nabonye abantu uburyo abantu bavuga ngo ni inyeshyamba n'uburyo weho ubabona nyine weho wabagezemo inyeshyamba ubundi inyeshyamba ibigaragaza ibikorwa by'ubushyamba ibiki ibikorwa by'urugomo naho nagiye numva ngo aba basoda ngo M23 ni tofauti na FRDC nabona ngo bananga kabisa ni smart ngo barakeye cyane noneho mbitambona nawe warabyiboneye ko bakeye cyane pe baragusuhuza wagezeze baransuhuza baraseka cyane urababeshye baraseka abo twari turi kumwe mu modoka hari imodoka ya taxi voiture yaje kumfata baraseka ni nabo bagendaga bambwira ngo nabakada cyane bagendaga bambwira ngo iyi ni airport baseka ni ikibuga cy'indege kandi asika adafite imbunda afashe imbunda gutya ari niyo mescot bari bakoherereje ari mwana mubaza ngo harimo amasasu kandi bari kumubwira ngo ngabunda sande kubizi ari kubona ibyuma bati icyuma kirabagara ariko nyine ubona uburyo babona bwa mbere nkibasubiza bwa mbere nabonaga nageze mu mfite ubwoba nari mfite ubwoba uvanze n'ibyishimo ariko nyuma noneho tutangiye kumenyerana mu gakeya ubwoba wumvaga yuko uri bugwe mu bandi bantu wumvaga ari ubwoba bwiye numvaga intambara iri buze kuba mpari okay ariko none ngewe ntabwo nari mfite bwo gupfa ahubwo nari kumva mfite ubwoba bwo kugendana na madamu wanjye numvaga byibuze we yasigarana urubyaro twarusize urumva wapfuga pa wenyine yibuze ngewe ngende njyenyine nabaranga ngo hatazabura ubujye kuba ari inkuru nabaranga aravuga ati ntabwo bishoboka umugore so rero uyu munsi ndabashimiye kuba nongeye kugaruka kuri Nick Family
nkabanje kubabwira idonido hamwe na Christophe. Nanone nanjye Christophe arajya mbaza nanjye mubaze. Christophe rero mbabarangiye we manze nkubaze hari ahantu wahabaye ryari? Nanubu ndahari. Igoma nyine like ndavuga kuba wavukiye navukiye nyine uriya no mugi mukuru wa Ntuzanorokiva. Yego. Uhaheruka ryari se? Kuhagenda n'amaguru uri? Kuhicara kuha 2004. 2004? 2004 ni kera we, ni kera. 2004. 2004. Ariko na 2012 ku mpamvu zitantorotse. Hanyuma rero wakuriye muri Kongo. Ko nagiye kumva ngeze aho bita Kaptembo. Kaptembo uzamuka ujya nyine iyo zanani za ufatura umuhanda wa za Rucuru. Nkumva hari kuvugirwa indimi zitandukanye. Abavuga français, abavuga igiswahili, abavuga ikinyarwanda nabo narabumvise. Iriya Goma rero ni umugi wa Nord Kivu. Abafite inkoko bari kugurisha inkoko. Nord Kivu ifite indimi niba duvana muri Kongo yose ikaba ifite indimi zirenga 350 muri Goma haba harimo nk'ijana. Tuvanyemo wenda ariko zose zanahuriramo bitewe n'ubuzima. Uriya Goma nani igaburira Kinshasa. None se iriya imirire y'abaturage nuko ngo iva za Masisi na za Rucuru. Kuvuga ngo Masisi, Rucuru, Minembwe. Iriya nyine Sud Kivu. Nibo bagaburira? Niba munyama nibo bagaburira Kinshasa. Amata nibo bagaburira Kinshasa. Ibirayi nibo bagaburira Kinshasa. Urumva yuko ubu ngubu ikibuga cy'indege gihagaze cya Goma n'ahandi. Buriya Kinshasa nayo ifite ibibazo. Nari nzi ko rero nzahagera ngasanga nta muntu n'umwe uri mu mujyi nyine. Nari nzi ko ndibone nzasanga bari abantu bo muri Goma cyangwa se muri Nord na Sud barababaye. None se ushobora kumufatiraho n'imbundu yihereye hano inyuma akakubwira ngo ngume tia fasi mubaya tia hapa. Kuko babibaye mu gihe kirekire barababaye barongera barababara barasubira barababara. Urumva iminsi yashize gusa ikibazo gihari nuko bazi yuko umwene wabo ari uzabazanira amahoro. Mwene wabo mvuga ni wabo ndi ngo bahuje igisekuru kandi ntabwo ari uko twabyubaka nta nubwo twagenderaho ari uko byari bimeze cyangwa se ari uko tubifata. Ntabwo twese tuba turi ahandi hantu cyangwa se turi mu zindi nzira. Ariko imyumvire ya hariya nuko babizi nuko babibona nuko banabihagazemo. Ahubwo rero dore ikibazo gihari hari cy'ingenzi mu ndimi zose ziri hariya magana ubu ngubu bamaze kuyoboka AFC M23 kuko hari igihe hari urya ibyinshi by'inabi akarara ku munigo atarasobanukirwa dukeya twineza. Ubu ngubu bose bari gusobanukirwa duke twineza kwa rutwinganizi kandi utwo duke twineza tubaha amahoro. Hari ahantu bari kudukura muri AFC M23 buke rero cyangwa se buhoro bazagenda basobanukirwa agaciro kabo banisobanukirwe bo ubwabo kuko hariya intambara babayemo ni ndende cyane. Iranababaje inateye n'ubuti kuko mu minsi yashize nta guce mu ijambo batumye M23 yatumije inama itumije inama batiramo ibisasu
abaturage bahasiga ubuzima. Noneho abantu bagira ubwoba baravuga ngo bari abantu babikoze bifuza ko M23 izajya hamagara abaturage ijye ibura abaturage. Ariko nagiye kubona mbona umujyi urapakiye, abaturage bari muri activite zose. Ikinshasa ndi kukubwira nta yindi ntambara bashoboye usibye iyo ngiyo y'udutero shuma yo guhungabanya umutekano muri ubwo buryo. Guhagarara imbere ya M23 ngo irahangana nayo, no, absolument rien. Fande nzenze yaravuze ngo twebwe ngo turacyari muri processus y'ibiganiro. Yabivuze mu Gifaransa ngo ikira ariko ni ibiganiro ati ataravuga ibiganiro ngo turashaka intambara ngo nta wampagarara imbere. Ntabwo yabeshye. Yavuze ngo bamuhagarara imbere. Ubu ngubu imba ndahandi hantu hatarahangara. Ntabwo yabeshye. Uko niko kuri. Kinshasa rero utwo dutero two kuza nkaguhereza udufaranga genda uhungabanya umutekano w'abari abantu niyo ntambara isigaje bagiye kurwara. Naniyo. None se afande kumubaza cyembwira muri Kongo ujya wiyibuka mu myaka nyine sinimara kubaza ngiki ni burabese muri Kongo wavuye nyine urahazi weho umangewe narahavukiye ariko nahavuye uhetswe. Mu byukuri wowe iyo myaka yawe ni iki ujya wibuka? Ni ibiki bintu byo wibuka muri ya myaka byiza? Duhere ku bikira, duhere ku byiza. Ibintu wibuka uri muri segonderi. Segonderi ngira ngo nagombaga kubona ijyamo mu myaka 3 ariko muri iyo myaka 3 byabaye akaduruvayo muri segonderi. Umwaka wa mbere nawize mu myaka 3. Mwaka wa mbere atari ukuvuga no gusibira nta manota nabuze ahubwo akaduruvayo twagera hanze bakabyita ngo icyo bita année blanche, mbese umwaka wabaye imfabusa bitewe n'akaduruvayo turakumva ngo bivuye ahangaha. Icyo gihe inkotanyi zari zarateye, hari n'abavandimwe bacu bari iwacu bari baratabaye, babafunga babazirika baratabaye. Tuvuge nimba warize igihembwe cya mbere, igihembwe cya kabiri, igihembwe cya gatatu bigahita hagati akaduruvayo no gusubiramo ugatangira primaire, ugatangira mu wa mbere nako ugatangira mu wa mbere none. Ariko muri primaire yewe navuze muri primaire ibana igihugu ari uburyohe. Uzi na gardienne se maternelle secondaire nta gardienne nize bitewe nuko navukanye ubumuga. Njye natangiye mfite imyaka 9. Guhagarara natinze guhagarara. Ariko sinibyo kuko wanjyanye mu ishuri ni grand frère. Vyewe nta reka nagibyo yakozwaga kuvuga ngo kurikira. Wavukanye ubumuga, abantu bari kubyumvasha kumva ngo wavukanye ubumuga kibazo wavukanye ubumuga bw'amaguru. Bw'amaguru. Ukivuka nyine yari amaguru yombi agenda cyabisikana. Niko wavutse? Niko navutse. Primaire rero bwari uburyohe. Nose akaguru ka mbere kakize ryari? Nose karakize akambere mbona nako karafite ikibazo. Okay, ako nyine ako kagiye yabuke gake. Ariko muri Finland ariko urumva ngeze mu gihugu, ngeze mu babambi aho ngaho navutse mfite ubukorikori. Naniga bikaza ubukorikori nakundaga gukora ibirayi chikudu ajya guca n'umutwero nyine ngakora ibintu nk'ibindi. Ubwo dusubiye mu mateka uranzima ngatinje kugira ngo baze ukuntu bageze Masisi ariko kagenda mu bavuga icyo gihe dufite umubano mwiza ariko
twagiraga umuco wacu wihariye. Uziko iwacu bararwanaga bano gute bakarwana abagabo bakajyana bakarwana inkoni zigacika bapfuyikize urumugomo urya bakarwana ubutaraga urya ku manywa yakubita inkoni gacika twahura ifite akambira ngo nkamira hari ikintu cyo bita nkamira nkayimuhereza agasubira yakarwana yacika akajya gucikinda bakarwana mu gitondo abasaza bakicara bagahuza ibibazo bari haro bakubitaga gapfa oya nta w'inkoni nigeze mbona wapfuye ariko barakomeretse kanyaga gukomeretsa nyine inkoni sinabonye nuko unyobora maze mu bigogo nkubise ndataruka bariya n'abana bari kwiga uko niko nabisanze ariko dufite umuco mu bwoko bwose ahantu nari ntuye abantu bavugaga indimi zitandukanye twari turi nk'abana muvuga indimi zitandukanye ariko hirya hari izindi hakuno hari izindi gutyo umuco rero wari ubaye ute ku ishuri se abanyeshuri nyine nta mavangura yabaga mu ishuri amavangura yaje sinzi ukuntu byari byaje ariko byaje muri 88 aho mu ishuri twarigaga tukiga nta kibazo nambaye uniforme sinajyaga uniforme ariko matsiko kumenya yabaga najya ku ishuri mwese nambaye uniforme ntazo ntabwo ku kigo cyacu nta uniforme twigeze twambara sinabikubwiye mu kiganiro gishize nta uniforme zari zihari twambaraga ibisanzwe twambaraga amakabutura hejuru nyine kuko n'inzu z'abarimu nitwe twazubakaga n'amashuri nitwe twayubakaga kandi tukandikira no ku mavi nta meza mwagiraga ishuri risakaye ryaba ryaracikaniwe gusakarwa vuba wenda imvura yabiguye twarujuje iryanyu hariya twajya kugamayo mwamutwe intebe zabaga zimeze gute intebe zo mu ishuri nyine intebe ni ukuvuga ngo ni urubaho nshinze igiti hano na hano hashinze igiti mpashyirambitseho akabaho nteyemo umusumari turicaye utyo ariko bikaba n'igihe noneho kakabaho kaba kadahari akabaho se ntabwo ari ikigo cyagateguraga wavaga iwanyu wikorera hari n'igihe banakadutumaga none niba twarubakiraga abarimu tukagira igihe cyo kudutuma imbingo zo kubaparatira zo kubasakarira urumva ngo twari tubayeho dute nubwo buryo primaire yose nayirangije ari uko tubayeho ari inzu z'abarimu ari amashuri yacu ariko habaga nk'igihe njyewe abantu barubahaga cyane ndeba nuko batinyaga ibihano habaga ibihano bikagaye hari icyo bita kuvuga ngo ishuri ubundi igihe cy'ababirigi numva yuko wigaga yarangizaga primaire akaba azi kuvuga igifaransa bien neza ntajye muri secondaire twebwe rero tuhageze uko biri kugenda bigabanyuka hagezemo secondaire banahindura n'ibitabo hari n'igihe twarangizaga na primaire ntazi no kwisobanura mu gifaransa icyo gihe cy'ababirigi uwageraga muri 6e yashoboraga kujya hariya akavuga igifaransa nk'isaha yose adahinduranye ngewe urangije nani primaire nkajya hariya nkavuga igifaransa iminota 30 harimo amafote cyangwa se amakosa nk'igihumbi waba wo guhembuka banahembwa inkoni ibyo ngibyo narabikuboneye ariko muri ubwo buzima twabaye twubakira abarimu twiyubakira amashuri twandikira ku meza etide ntayizi urumva utwenda tw'ishuri ubwo ni ukuvuga ni twa tundi tw'ababyeyi ukakamesa ukakambara yes ariko minerval ababyeyi bakanayishyura nk'uko bisanzwe ahubwo rero winjijisha
ugeze Kabutembo uramanuka ukubisa amavi werekeza Masisi ubonanye n'abakuru wabatubwiye baradusuhuza twabyumvisha urugendo rwagarukiye rwagarukiko ntabwo wageze Masisi ntabwo nageze Masisi uratubitye man impamvu ntagiye Masisi rero twageze igoma bwije hari bwije batubwira yuko byadusaba kandi utari gutinya gupfa bon hawe ntago ari impamvu yo gupfa monami ntago ari impamvu yo gupfa ugenda ugapfa se umva monami ntago ari gupfa ahubwo jewe ikintu cyari kiriho nari nifuje ko twagera i Masisi ariko abayobozi bari baraho ngaho baratubwira ati rero i Masisi niba ushaka kugera ku masambu no kugera aho mwavukiye byaba byiza muje mu gitondo kare ngeze Goma numva birahagije ntaho wakoze rero niba utarageze ku isambu ngo urebe niba ntabwo nageze ku isambu kuko baratubwiye ngo imihanda ni mibi umayira ati imihanda ni mibi mu buhe buryo ni moto imihanda ntabwo yubakitse okay umutekano ariko uruzuye umutekano ni wose enda bati kuba ngeze Goma nta kibazo bambonye bano basaza nta kibazo numva birahagije abasaza babonanye n'uyu mugabo respect nakuye salute yes so nagize ibihe byiza nyina mama yake twasuye M23 nabonye mupfukama ariko twarapfukamna byashatse bisobanura iki hari abahageze barasobanuye bavuga ati turishimye uko tugeze iwacu yes niko byasobanura wowe muri njyewe byari bisobanuye ikintu gikomeye cyane ngiye kuva uko ngana gutya numva muri Kongo gutyo numva Goma gutyo ariko nkurikiye intambara yabaye ese ubwo wowe hatambutse uhetswe mpetswe uhageze ufite ubwanwa yamaye nka data pole masiki wowe ntabwo uzi impamvu nateye iriya vibro nta mugwa wabyumva ko hateye rimwe rero sikagomba gutera menshi aya rirahagije wowe bari amavi nakubise ivi hasi nitambura n'ikiganza mu birere kandi nabiri Ngoma yarabikoze kwikiri yarabikoze so rero kira kintu cyaranshimishije cyane ku buryo cyahise mvuga ati yes hari n'umuntu hano kuri Nick family wanditse ngo abandi ngo batakaje imbaraga ngo wowe ngo ugiye kuyifotoreza ariko mu bundi buryo hari ubundi buryo tuba turi hariya oya nawe yagize neza kuba yarabivuze aricyo yabivuze nk'umuntu yes ariko nyine ntabwo ari ngombwa ko umuntu aza gasobanure n'ibiki ikindi cya kabiri kugira ngo ngere hariya nuko bari abene mama batwakiriye hariya dufitanye communication rero njyewe icyo mpa agaciro ni umubano uri hagati ya bene wacu n'aba diaspora abari muri Amerika abari i Burayi mu bihugu by'i Burayi bagira umusanzu batanga ariko kagera kuri bari abantu hari icyo batugayeho muri Finland baravuze ati kabisa barabashimira cyane baranambye ngo nzabasuhuze mwese oya n'ahandi wenda n'ahandi hirya no hino aho bishije batunenga nihe banenga nihe ndizera muri rusange bavuze ko diaspora muri rusange barabashimiye cyane baravuga ati umusanzu wanyu barawubona rero bikabatera imbaraga bikabatera courage ariko hari umuntu nabajije nabaza ngo uyu muntu koko mwamubonye twamubonye ahubwo yaje ari umuntu umeze nk'ugiye guterana amakofi uzi koko twamwikanze yewe ninjiye hariya byagenze bite ninjiye hariya Captain urumva ngo bari bazi yuko ngo ari karuvate congo hariya ngo babona ngo reka danguje je barabwiye nanjye nabwira ati rero uwo muntu ntago mumuzi ati buriya yari ari mu kazi tu mu nshingano ze mutazi aho ziva narahinjiye none ngeze imbere ya fanda arambwira
none se ngo ayo makabutura yawe ngo je wambaye ikabutura kuno yarahemutse ariko nibyo bitewe nuko muri abavandimwe rwari urwenya ntabwo yarakomeje ubwo rero turakomeza tugirana ibiganiro baraduherekeza none turataha turagenda dusubira Rubavu dusuhuza abavandimwe tubika bitondo dutaha muri make twagize ibihe byiza niyo mpamvu uyu munsi nari ngiriye ubuntu bwo kumenya utuntu tw'amatsiko ashaka kubaza uburyo muri Kongo kera warambwiye ngo muri Kongo hari ukuntu mwagendaga ku ishuri umwambaye mu bipira birebire ngo nta myenda mufite ngo mu kuvuga imvura munsi yes twari dufite n'intuza nicyo bita urushinge waba urudodo udodesha ahacitse ukadodesha umufuka uyu mufuka dutwara nk'intuza iriya mifuka y'intuza y'ibiri uzi uriya mugozi w'udodoye yego urawushonesha ubuzima bugakomeza ugasanga twakundaga kugendera ku mitumba ariyo transport oya nyine by'urugomo kujya ku musozi ngaca umutumba ngatsuka ugasanga hano cyarabadutse nano harabadutse hagenda nkashakikira na wa mufuka wanjye nka dodo kubitaho ku myaka yawe ukaba uzi gukora ako kantu nyine atari kwanguranya ukajya ku mu kazi k'amaboko ko buri uhagaze ukavuga ati abantu bavuye intunza bavuye Masisi mu myaka yacu ngo bananirwa akazi k'amaboko waba ubabeshyeye kuko bazamutse imisozi inyereye ifite imvura ibabaje igize ite muri ubwo buryo bazi ubuzima ndabona impamba yawe bayigizanye hano nakuzaniye impamba wanzaniye impamba kuzaniye impamba ibayita iyo mbonye umushyitsi muzemaniza akantu nubwo waza ushobora kuza kunsura ugatahana kamwe tujye tugira umutima wo ajya babiri gutanga hari umuntu ashobora kuba yarya kubera aka kantu kontene na kontene gutanga no kwakira yego ubwo ibi ngibi akabanga sagasendazo ni akabanga ni urusenda rwa Nyirangarama nzi ngo rukorerwa muri Kongo asubira muri Kongo niyo kuzanira ikira shaye muri Kongo sawa uri konzanira iki koko ari kuzanira iki ikintu kumbuyeyo ni iki cy'umuntu yazana ubizi urya icyo bita kwanga reka kwanga ni iki ibintu bipfunyitse mu biteke by'intuza mu bikoma mu makoma y'amateke aho mu makoma y'insina bahita kwanga ni biki ariko ntabwo nigeze mbiryaho bikorwa mu biki sinakubeshya nibyo bintu nyine ntigeze mbonaho nyine ngo mbihereza agaciro ikindi wagombaga kunzanira muri Kongo akoze ko biharira hari umuntu hari abantu urabona hari ukuntu abantu bajya muri Afurika n'abantu bakagutuma uzanzanira iki n'iki uzanzanira iki n'iki uzi ko hari umuntu ntumye isake nzima nawe siwe urabizi ahubwo rero dore hari abantu batuma bakavuga ati uzanzanire iki n'iki uzanzanire ubugari uzanzanire hari ibigori biba byareze wotsa cyangwa ugateka ukaba wahungura urumva ibyo nibyo wenda byagombaga kuza wenda ukanzanira baba barabyanitse se biba byarakuze ukaba wagenda ukabica bigifite amata yabyo ukabyotsa nk'uko bisanzwe warize ukagihungura nyine kiba gikomeye ntabwo ari nk'ibi ngibi nyine biba byoroheje
ya so rero ubwo rero muri makeya ubwo ibyo wanzaniye n'ibyo mu Rwanda ibyo muri Kongo ntabyo wanzaniye ariko ubutaha nusubirayo uzanzanira ibyo bigori akumva nakuzanira amakuru warayanzaniye kandi kandi naguhaye preve ko igoma M23 ihari wambwiye ko bakeye bameze neza barasa neza rwose bafite morale gusa neza kwabo rero nuko bafite abavandimwe inyuma yabo cyane